Ismail Mwanafunzi na Mutesi Scovia bariyahuye. Sabe azanye undi mugore. Kirombo Kisegeti akomeje gukora ibintu by'amabara bikomeye cyane biri gushira abantu mu kangaratete. Rocky we akaba yigiriye muri Amerika. Ikaze ndi umuvugizi wa rubanda n'umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru pero ndabakira abantu mukomeje gukora subscribe mukomerezaho kuri iyi channel. Ufite ibyo ukora wabyandika muri comment ukatubwira aho uherereye tukakwamamariza ku buntu. Ngiye kubagezaho amakuru arambuye. Mutesi Scovia na Ismail Mwanafunzi bari abanyamakuru beza cyane bakoraga n'ibyegeranyo. Cyane cyane Ismail Mwanafunzi ni umunyamakuru mwiza cyane wagiye akora ibyegeranyo byiza cyane byakunzwe n'abantu akunze kunyuza ku maradiyo. Ibi ngibi nyuma yo gukora amakuru n'ibyegeranyo bijyanye na M23. Murabizi Mutesi Scovia we yagiye no muri Congo aganira na Jenerali Makenga n'abandi bashinari batandukanye. We yagiye baganira imbona nkubone. Ibi ngibi ku ma YouTube channel abantu bose bagiye bakora ibiganiro kuri ibi bijyanye na M23 bakaza kugaragaza amakuru n'ibindi navuze kugira ngo batamanagurira channel byose. Na Rocky nawe yigeze gukoraho ibyegeranyo ku bijyanye na M23 bibera muri Congo byose. Ibibayo byose baje kubigaragaza barabicukumbura baza gushyira amakuru hanze. Perezida wa Congo Kirombo Kisekedi akimara kumenya ibibera mu Rwanda ababayo ibi byo bakora ku ma YouTube channel nibwo yatangiye gutangiza urugendo rwo gusiba ama YouTube channel. Mu Rwanda abantu benshi cyane bari bamaze kugira ama YouTube channel bahemba neza ariko kazi kabatunze ntiwababara. Abantu bose bagiye bakora ibyegeranyo ku bijyanye na M23 bavuga kuri Congo. Aba bose ni benshi cyane babuze ama YouTube channel. Ndaza kugaruka ku bantu bagiye batandukanye. Ese Sabe we kuki Sabe nawe ni umunyamakuru witwaye neza, noneho Uburusiya buza kumuhamagara. Niwe wahiswemo kugira ngo ajye gukangurira urubyiruko no kurugira inama rwo mu Burusiya. Noneho agezeyo azana umugore wa kabiri. Niyo nkuru igezweho. Naho Rocky Kimomo bakimara guhagarika channel ye bakayaka monetization, yari afite visa amaranye amezi 2 yahise yigendera muri Amerika. Ubu ngubu Ismail Mwanafunzi bakimara gutsiba channel ye kubera ko yari ifite 600,000 by'abasubscribers, yahise atangiza indi YouTube channel yatangije mu kwa 9 ku itariki ya mbere muri 2020. Ariko bigaragara ko aba bose bagiye bazifungura YouTube channel nyinshi zitandukanye, zimwe bakazireka bagakomeza izindi. Ismail Mwanafunzi akaba amaze kugiraho video zirenga 354 kandi akaba amaze kurebwa na miliyoni zigera muri 2 za views. Ismail Mwanafunzi ariko yakataje yongeye atangira afungura indi YouTube channel. Aracyakomeje kubagezaho ibyo yabagezagaho. Abafana be mwihangane. Impamvu Rocky Kimomo we batigeze batsiba channel ye kubera ko yari ifite abasubscribers barenga 1,000,000. Impamvu batayisibye nuko umuntu ufite miliyoni aba ari membership cyane, ntabwo bapfa gusiba channel nk'abandi bose. Ariko ya Ismail Mwanafunzi niya Mutesi Scovia nawe bayatse monetization nayo ntabwo igihembwa. Iriya ya mama urwa Gasabo yashyiragaho ibiganiro bijyanye no muri Congo, agakoresha interview n'abo basirikari ba Jenerali Makenga. Ibyo ngibyo nibyo byatumye YouTube channel ye igira ibyago, nuko yabaye umunyabwenge agakora plan B akagira channel ebyiri. Mutesi Scovia ntiyari kunyuzaho ibiganiro bigiye bitandukanye, yashyizemo umuhate n'umurava. Naho nuza we Sabe akomeje kuryoherwa. Ni umusore uhembwa amafaranga menshi, yibereye mu Burusiya aho ari kugenda agira inama urubyiruko rw'Uburusiya. Akaba yarahagarariye abanyamakuru mu Rwanda bameze neza bakoresha ikoranabuhanga neza. Ariko perezida akomeje kugenda akora ibintu bikanganye cyane kugira ngo abacecekeshe. Baragenda bakavugana n'abahagarariye YouTube cyangwa se bariya abazungu kubera ko benshi hari ibyo bakorana nyine muri kiriya gihugu. Murabizi ntabwo nkunze kubigarukaho,
nanjye hatagira ibimbaho noneho bakagenda bareba ama YouTube channel bakayahanagura burundu, ibyawe bikaba birarangiye, nuko rero bimeze kandi nkomeje kugenda nshimira abantu mwese mwagiye mukora ama subscribers, mugatanga na like kandi mukomeze mwandike ibitekerezo byanyu muri comment, ndaza kubisoma, ndabisoma cyane mbiha umwanya. Mwakoze cyane kuba murebye iyi video, abari kureba iyi video mwese ndabashimiye, mwakoze cyane kuba mwafashe umwanya mu kumva amakuru tubagezeho yizewe 5/5. Gusa nuko bimeze na mama urwa Gasabo kandi ntabwo nari ngiye mbabwiye ko YouTube channel yari igeze mu hafi 600. Urumva ko yari amaze kugira abantu benshi bamukurikirana, yinjiza ahantu habiri. Sawa sawa, ciao ciao.